Rwanda yanenze bikomeye abategetsi badakemura ibibazo by'abaturage bakazarindira ko ari uzabikemura. Perezida Kagame yavuze ko ibyo byagombye kuba biva mu nzira ashingiye ku murongo igihugu abereye ku isonga cyihaye mu muvuduko w'iterambere. Igihe cy'imyaka 5 ariko urambwira ubu ugiye kubikora. Wabujijwe n'iki kubikora igihe byari bikenewe byavuzwa kandi bigenda bigaruka buri gihe. Ukabaza habuze iki? Hagira ugusobanura icyabuze. Iyo adashoboye kugisobanura ni ukuvuga ngo nta cyabuze, uwabuze ni we agomba kubikora. Iyo mikorere ntabwo ariyo njye numva twasezeranye tuvuga buri gihe mu buryo bw'imikorere yacu nk'abanyarwanda, ibyifuzo dufite byo gushaka gutera imbere, byo kwihuta, Mu bibazo by'abaturage bagejeje kuri Perezida Kagame humvikanye ibyaba rwiyemezamirimo bahemukira abaturage. Aha inzego zose zagerageje gusubiza Perezida Kagame byagoranye kumwumvisha uburyo zitafashije abaturage kubona ibyabo. Hari n'abamubajije ibibazo byo kubona aho kuba nk'uyu mupfakazi wo mu karere ka Nyanza. Nabanje mu mudugudu ndamutsinda, njya mu kagari ndamutsinda, njya mu rukiko rw'ibanze ndamutsinda, njya mu rwisumbuye Nyamirambo ndamutsinda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nasabaga kugira ngo ndenganurwe mpabwe ibitunga abana banjye, nanjye ubwanjye ndi umugore w'isezerano kwa nyakwigendera Niyonsaba Eugene mu karere ka Nyanza. Kuri iki kibazo Perezida Kagame yategetse ko mu gihe kitarenze iminsi 7 abo bireba bagomba kuba bakiboneye igisubizo, bitaba ibyo umukuru w'u Rwanda akakikurikiranira. Mwicara gusa mukategereza uza kubageza mwe ntabwo mugera mu kibazo cy'abantu cyangwa kuki utahereye kuri icyo kibazo yakugejejeho urebe niba ari cyo kintu kidahari. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika namwakiriye kenshi kuri icyo kibazo, ubwo nakibaza ko mwakiriye kenshi uranirwa kumubaza n'ubuzima bwe n'abo bana n'imfubyi nabo uko bameze. Baza kubikosora Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ikibazo nenda yagira umuntu w'umukurikiranira mu cyumweru kimwe ndaza kubaza ibyuriya bivuga kuri abagezeho niba mutaragikemura muraza kugira ibyago. Abantu birirwa biruka inyuma kuzarinda banoboka nabo. Kuva umukuru w'u Rwanda yatangira uruzinduko rw'iminsi 4 mu ntara y'Amajyepfo no mu Burengerazuba, mu bibazo abaturage bari kumugezaho hakomeje kuzamuka amajwi y'abagore bavuga ko bari barashakanye n'abasirikare bikarangira abo basirikare babageretseho izindi nshoreke, cyangwa se ugasanga hari n'abasirikare basezeranye ku mategeko ubugira kabiri. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nishimiye ko waje ino nkaba nkubonye kugira ngo unyemurire ikibazo cyananiye. Naje mu buruhukiro hagwa imvura nyinshi, uratubwira ngo nitutahe sinakurenganije, twaratashye kuko twangaga kunyagirwa, nanjye ndakubohora ngo utahe, ariko none nakubonye wigeze kuza ikaduha mfite iki kibazo, noneho ngiye kukibaza baramfata barahafunga, kandi uribuka igihe waherukiraga ikato. Ikibazo cyanjye rero mu magambo make, nabyaranye n'umusirikare witwa Ndamage Martine mwene Ntabwoba na nyina Nyirabaziga mfite agahinda. Ibyo mumfasha, nabyaranye n'uwo mugabo Ndamage yanga umwana yacikiza amashuri kugeza ubwo yabaye umusazi. Kagufashe muha abantu bazagikurikirana, urakagira amata nk'ayo waduhaye Kagame, Paul Kagame. Tumaze kubyarana uwo mwana haziye turasezerana byemewe n'amategeko. Noneho rero yanzu nabagamo mwari mwaranyubakiye tuyivamo njyanamuye. Noneho ubwo ngubwo isambu nari mfite turayigurisha kugira ngo twiteze imbere kuko numvaga nta bundi bufasha nari mfite. Tumaze gukira n'inka mu rugo, afata wa mukobwa mu gihe umugore arimo baramutunze meya arabizi, abayobozi bose guhera hasi mu murenge wa Cyanika arabizi, ndakwinginze ndenganura nta rwego twageze. Ibi kimwe n'ibindi bibazo umukuru w'u Rwanda arabishyira mu maboko y'izindi nzego agategeka ko zibikurikirana. Icyakora byashoboka ko uko atanze umurongo ku bibazo ategeka ko bihita bikemuka atari ko byose bikemuka, kuko mu minsi yashize hagiye humvikana ibibazo abaturage bamugezagaho bamwibutsa ko yabaga yarabitanzeho umurongo.
I Nyamagabe byagaragaye ko rubanda bari banyotewe kwegera umukuru w'igihugu Paul Kagame bakamugezaho ibibazo by'akarengane bagirirwa mu nzego z'ibanze, ariko umwanya ubabana muto. Biteganijwe ko uruzinduko rw'umukuru w'igihugu rukomereza mu ntara y'Uburengerazuba kuri uyu wa gatandatu, aho azahura n'abaturage ba Nyamasheke na Karongi. Bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.